ni iminsi mike cyane, iminsi yabarirwa ku ntoki zawe, intoki z'ibiganza bibiri byombi. Ni iminsi rero 9 yonyine isigaye shampiyona y'isi y'amagare igatangira no mu gihugu cy'u Rwanda. Mubwira yuko aya mateka n'ubwa mbere agiye kwandikwa, nibwo iyi shampiyona cyangwa iri siganwa rigiye kubera hano muri Afurika, by'umwihariko rikaba rigiye kubera mu gihugu cy'u Rwanda bwa mbere na mbere ku nshuro ya mbere hano muri Afurika. Rero twagiye twumva ingamba zitandukanye zagiye zifatwa, twagiye twumva ibijyanye no kurangura n'ubwikorezi bizajya bikorwa mu masaha nijoro, by'umwihariko ibikoreshwa amamodoka manini. Twagiye twumva ko amashuri azaba ahagaze mu mujyi wa Kigali mu gihe azaba ari kuba rino siganwa, ariko uyu munsi haje hiyongeraho indi nkuru yatangajwe na polisi. Ukavuga uti ni iyihe rero? Iyo niyo mpamvu Iwacu Topic tuba tuhabaye kugira ngo tukumenyeshe amakuru uko yakabaye, tukumenyeshe amakuru akiri mashya, ya makuru nawe utaruzi. Ndagusuje rero nanaguhereza ikaze kuno muyoboro Iwacu Topic. Banza urebe niba ari ubwa mbere ugeze hano, cyangwa niba dusanzwe tubana ukaba utarakanda subscribe, ukoreho n'inshuro imwe yonyine kugira ngo tujye tubasha kubana. Niba warayikanze kandi nawe Imana ibiguhere umugisha. Komeza rero ugubwe neza mu byurimo, ukomeze ugubwe neza mu mirimo yawe. Nizere yuko ibintu birimo bigenda natwe hano kuri Iwacu Topic biragenda, niyo mpamvu tuba tuje kuba updatinga no kubahereza inkuru nziza nk'iyi ngiyi. Rero uyu munsi nanone tugiye kwifashisha bya bitangazamakuru byamaze kumenya bya bitangazamakuru byamaze kugaragara yuko ari ibitangazamakuru bitanga amakuru atari ivumbi, kandi kabitanga amakuru yizewe, byamaje kwemezwa no mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda rero yagaragaje imikoreshereze y'imihanda mu gihe cy'imyitozo ibanziriza shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 igiye kubera mu mujyi wa Kigali, ndetse inerekana imihanda yazakoreshwa n'abandi. Harabura rero iminsi mikeya gusa u Rwanda rukandika amateka yo kuba igihugu cya mbere cyo mu mugabane wa Afurika cyakiriye shampiyona y'isi y'amagare. Kuri ubu ngubu rero polisi ikaba yashyize hanze itangazo ryerekana imihanda izakoreshwa mu myitozo izabanziriza rino rushanwa. Polisi ikaba yagize iti, turabamenyesha ko kubera imyitozo izaba mbere y'irushanwa byo gusiganwa ku magare ku isi ku itariki 20 Nzeri 2025, umuhanda BK Arena Kimironko kuri Simba Supermarket, Rwamagana, Sherando, Prince House Sonatube, Nyanza, Gahanga Master Steel, kugaruka Sonatube Rwandex, Kanogo Lompuwe mu mujyi, kugaruka Kanogo Midiheri, Women Foundation Ministries kwa Minyoni, ku Muvunyi KCC, ndetse n'umuhanda KCC Gishushu MTN ku kabuga ka Nyarutarama, kuzenguruka kuri Golf SOS Minagri Ninzi KBC, Ribu Mediheri, Women Foundation Ministries kwa Minyoni, ku Muvunyi KCC uzaba ukoreshwa n'abimenyereza kuva saa 2 za mu gitondo, byumeneza no kuva saa 2 za mu gitondo kugeza ku isaha ya saa 8 z'amanywa. Saa 2 za mu gitondo kugeza saa 8 z'amanywa, bivuze yuko nta yindi mirimo izajya iba iri kubera muri ino mihanda wumvishe yose, bivuze ngo hazajya bari kwimenyerezwa amagare. Ngira ngo urumva yuko rero ibintu bizaba bishyushye, kandi shampiyona y'amagare y'isi izaba yahumuye no mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze kandi rero ko muri iki gihe abandi bakwifashisha imihanda ikurikira. Byumve neza, niba nawe uba urimo urakatakata mu mujyi wa Kigali ufite imirimo urimo, iyi ni imihanda wakifashisha mu gihe abandi bari kwitoza. Nyamata, Mugendo, Ntunga, Rebero, Gikondo, Rugunga, Biryogo, Downtown. Kuri 12 Kigali Parents Kimironko, Kibagabaga ku Mavaze, Kagugu Utexirwa, Kinamba, Yamaha City Center. Kuri 12 Giporoso, Kabeza, Niboye, Kicukiro Centre, Gatenga, Gikondo, Rugunga, CHK Downtown. Ni mu gihe rero imodoka nini zizanyura muri Special Economic Zone, Birembo, Kinyinya, Gasanze, Nyacyonga, Gatsata, Nyabugogo, Giti Kinyoni. Ngira ngo rero urabyumva yuko shampiyona y'isi y'amagare yahumuye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo urabyumviye yuko bizaba ari ibintu bishyushye, bizaba bimeze neza, ubwo bazaba bari kwimenyereza amagare kugira ngo bazabashe kubasha cyangwa bazashobore kuzahatana
muri shampiyona y'isi y'amagare muri ano masiganwa adasanzwe. Mwibutsa yuko iyi ni inshuro ya mbere bigiye kubera muri Afurika, ni inshuro ya mbere y'ino siganwa rizaba ryakiriwe na Afurika, by'umwihariko rikazakirirwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagushimiye rero weho tubanye muri kano kanya, weho uneze amatwi, weho wafashe umwanya wawe ukicara ukareba ino video ikaba irangiye igeze ku musozo, nkubwira ngo God bless you kabisa. Nizere yuko n'indi biganiro tuba twabanye, kuko uramutse utadukurikira waba ucikanwa kandi uhomba byinshi. Ngende Fix rero ninjye tuba twabanye muri kino kiganiro, nkaho nkwibutsa gukanda subscribe uko mbyibutse nawe ndabikwibutsa, kubera yuko nyamuneka nubyibagirwa uzacikwa kandi natwe uzaba urimo uduhombya. Rero reka nkubwire ngo komeza ugubwe neza kandi umererwe neza mu mirimo yawe urimo. Niba nawe uri kuruhuka, komeza ugubwe neza kandi ujye uhora witeguye, kubera yuko hano natwe ntabwo tugutengwa n'amakuru agezweho. Mugakomeza kujya mubana nanjye Fix, kandi umuyoboro nta wundi ni Iwacu Topic.